Bakunzi b'ibyizerwa TV, bakunzi b'umusaraba TV, reka tubasuze kandi tubaramutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu by'ivuga butumwa. Umugisha w'Imana nubane namwe hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Mwese turabasuye tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha ndiko n'umuhanuzi w'Imana Kavuzandoro Ndibyariye Celestin. Niyo tugiye kubana nawe muri kano kanya. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe muri icyo kiganiro dutangirane kandi dusoze tuze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka ntangire mu ikaze, twari tumaze iminsi tutabonana ariko hashimwe Imana ko yamurinze. Turakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana imushyizeho umugisha. Ni amahoro. Ni amahoro, turashima Imana yatugiriye neza iraturinda. Muri make nta kidushinja Imana. Yego. Imana ishimwe, dushima Imana ko twongeye kubonana. Amen. Wari umeze neza ariko? Ni ukuri turi bazima. Umeze neza. Turashima Imana. Nuko barabona ko umeze neza. Byagendaga. Biragenda. Witwa Kavuzandoro, ariko tugenda tumva abantu benshi ba Kavuzandoro. Ntabwo bifite ubwoba ko izina rye bazarijyandarika bakarifata uko ritari. Byanze bikunze, byanze bikunze ntabwo wabura kubyibazaho, ariko nanone izindi utihamagara utiyise ubyemera gutyo nta kundi. Hari Kavuzandoro tumva umuntu witwa Kavuzandoro mu mvugo z'ubu dukunda kwita ngo ni ikigarasha, cyangwa se abakora ibiganiro byo kurwanya leta. Sinzi nimba muzi. Aba hano mu gihugu? Ntabwo nzi ahantu aba, nimba mu gihugu nimba aba hanze yacyo, kuko ariko ibiganiro akora bivuga abayobozi b'igihugu nabi, bivuga igihugu cyacu nabi. Ntabwo yaba aba mu gihugu, anakibamo yaba kibamo yihishe. Aho kandi nawe kitwa ko ari umuhanuzi. Twize gukora ikiganiro, umuntu avuga ati niyo Kavuzandoro urwanya leta. Ndavuga nti oya, njya gusobanura ibyo bintu nabyo guteka ubushuhe bakamujyamo hano. Ntabwo uramuzi, ariko uwo muntu amuzi. Nanjye nagiye mbyumva mbibona ku masosho media, ariko nkavuga ngo ntabwo uko nguko ariko abakozi bakorera Imana. Ntabwo ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana icya mbere agomba kubaha Imana, akubaha agakunda igihugu, mbese akaba umuturage mwiza ukunda igihugu cye, witabira gahunda, mbese akaba icyitegererezo cy'imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo ubonye akora ibiganiro bimeze kuriya, avuga ubuyobozi bwacu bw'igihugu nabi, ntabwo nabisubiramo. Ari ibintu umuntu avuga kumva no kubisoma akanwa kawe ntikashobora kubivuga. Kandi akavuga yitwa ko ari umuhanuzi Kavuzandoro atumwe n'Imana. Byanze bikunze usibye nanjye umuntu, harimo n'abiyitiriye Yesu. Hari ushobora kureba akavuga ati rino zina kuko ryigeze kugira hiti, uyu muntu Imana amukoresheje cyane, wakora kino kintu mwitwikira muri umutaka nanjye nkahitinga. Ibyo ngibyo abantu barabikora, kuko hari n'abantu bagiye bita ba Yesu. Ngira ngo na hano mu gihugu cy'abaturanyi muri East Africa nigeze kumva inkuru z'umuntu wigeze kuza yitwa Yesu, kandi abantu barahurura bajya kureba Yesu. Mbese nabonaga abantu ku masitatazi bamwifotorezaho ngo ni Yesu. Ubwo rero ariko nawe yari azi ko atari byo. Ariko navuga ngo ni ishimwe yuko Imana ititiranya amazina, kandi n'ababireba ndetse n'ubuyobozi bw'izi Imana yaduhaye bubasha gukurikirana, ukamenya uwitwara nabi cyangwa se uwitwara neza, ntibebe mbese hari uwaberenganiramo. Ndi kwibaza se, bitewe n'ibyo akora uko byenda kose, inzego zishobora kumukurikirana, abishinzwe bashobora kumukurikirana, kuko ubona ko ateza muri rubanda imyumvire itari myiza. Ntabwo uteganya ko ushobora kuvuga ati bashobora kunyibeshyaho. Byanze bikunze ibyo ntiwabura kubitekereza, ariko
gusa dufite inzego ziba ziri maso nanone zitazi kwitiranya, zirashishoza ntabwo zitiranya, niyo mahirwe ariko bidahari wasobanura bidahari, hari aho wanyura batuye ni wa wundi ujya ukora uvuga ibintu n'ibi. Ariko Imana ishimwe, inzego z'ubuyobozi zirashishoza. Yego, abaduteze amatwi wenda mu magambo makeya uyangane nkakubaza kano kantu wenda ushobora kuba bisobanuyeho, urabivuga mu magambo makeya. Kavuzanduru ubundi kugira ngo witwe Kavuzanduru byaturutse kuki? Kugira ngo nitwe Kavuzanduru, ubundi amazina yanjye bwite ni Ndibyariye Celestine. Kavuzanduru rero kuno ryaje, ndi umuntu Imana yari ihamagaye imuvana mu byaha. Imana imuvana mu byaha, imaze kumvana mu byaha bitandukanye, mu busambanyi, mu businzi, mu byaha bitandukanye. Rero Imana iza kungira neza, impa agakiza. Rero hari ijambo rivuga ngo Yesu yageze avuga ngo wababariwe byinshi akunda cyane, n'uwababariwe bikeya akunda gakeya. Rero ndi umwe mu bantu Imana babara ibyaha byinshi bivuruguse. Ntabwo mbese jye nakoze nzi Imana, ahubwo Imana ndi umwe muri ba bandi Imana yavanye mu isayo, bari baruhiye mu byaha. Mbese jye nihana ibyo nakoze, ubwo ndi bujye mu buhamya kuko ngiye mu buhamya bwo twatinda, kuko nihana ibyo nakoze, ndi umunyabyaha, ndi umusinzi, ndi umusambanyi. Hari aho njya mvuga ubuhamya bw'ukuntu nabaye mu busambanyi nkageza aho ngera mu bagore 9, ariko Imana ikamvanamo muri abo ngabo 2 baje kwicwa na sida. Umwe arapfa, wabaga hariya Igikondo ku Karambo, wa gatatu arapfa, wa mbere arapfa, wa kabiri wabaga Nyamagabe nawe arapfa, bishwe na sida. None kubw'igitangaza cy'Imana bwasigara abagore 7 noneho mu rwa rukundo rw'Imana, Imana imvanamo nge ndi muzima. Ntasi dufite ubu ngubu ntayo, ariko sinayikize, ahubwo Imana ntayo negeze ndwara. Rimwe negeze gutanga ubwo buhamya, umuntu ntabwo njye narinzi kandi nagiye gutanga mu rusengero no ku masede nagiye mbitambutsa. Noneho natanze ubwo buhamya rimwe ndahantu mu giterane Gikondo, ndahantu nakora ibyaha, hari Gikondo Sodoma, nahakora ibyaha cyane. Rero hageze kuba igiterane ari jye uri kucyigisha, ntabwo ubwo buhamya. Umugore umwe w'umukongomani arandeba, aranyitegereza, araza arambwira ati nose uko nduzi n'imyaka yawe n'ubuhamya bwawe ndabona bitamacinga, ubuhamya burakuruta, ni burebure kugusumba. Ndabwira nti buriya rero ugufunze akwambika umwambaro ashatse, kuko nanjye nari imbohe ya Satani ari umfunze, niyo kanzu yari yarandodeshereje, niyo mwambaro Satani yari yaranyambitse. Ariko ndashimira Kristo ko yambohoye akamvanamo ndi muzima. Noneho rero yumva aranezerewe. Rero ndemwe aho ngaho icyo gihe rero muri ibyo byaha Imana yaje kumvanamo ndi muzima. Hari naho natanze abantu bakavuga ngo ahari ngo afite amaraso atandura. Barabeshya, amaraso yanjye arandura nk'ayundi, kuko ndarwara ndababara. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo, ahubwo inyuma Imana yaje kumbwira ngo ni igihe watumye biriya byose bitakubaho, kuko nari ngambiriye kuzagukoresha. Imana ambwira ngo iyo nakuvana muri biriya, ubu uri mayibobo kuruta izindi mayibobo zose. Kavuzanduru biza kuza gute rero? Noneho muri icyo gihe nyuma rero Imana iza kumpa agakiza, imaze kumpa agakiza, mbese imaze kumpa agakiza nibwo yaje kungira neza, ubwo ndi mu byaha, ariko nyuma gatoya hari n'ubutunzi nari mfite narabuvanye mu byaha. Ariko burya naje kubona uzi ko Imana iguhamagaye igutoranyije, ubutunzi bwose ufite bwo mu byaha sinzi impamvu buhita buyoyoka,
bya bindi byose nari mfite Imana irabiyoyora, ari ubucuruzi, ari amafaranga, buri kimwe cyose Imana ibikura. Uzaduga ubuhamya neza umunsi ndakena mba muri bwa buzima hahandi nasubiye kujya gukora akazi muri resitora nkakorera amafaranga 4,000. Mu gukora amafaranga 4,000 ndabyibuka ntangira njya muri resitora bwa mbere bitewe no kutamenyera guteka, nibwo nahise nshya ahangaha, nibwo nahise nshya. Maze muri uko gushya kwari kugira ngo nzigahore nibuka aho Imana yamvanye, ndashya. Noneho ibintu byose byarashizeho, noneho Imana iza kungira neza. Ariko mwaho ngaho inzara iranyica, ndakubitwa, ndabyibuka Nepo. Rimwe nza utumye njya muri uyo muzi, rimwe nza kuzatembera hariya mu isoko rya Kicukiro, inzara iranyica binyishe, ariko Imana ikajya imbwira ngo nigikorere. Ariko na mbere hose Imana ajyaga imbwira ngo ndagushaka mu nkorere, ariko njye nkanga gukorera Imana kuko nabonaga ko abarokora icyambere ni abakene. Icyatumaga njye ntashaka kujya gukorera Imana, nangaga ko nzakena. Yego. Kuko ninjya gukorera Imana hari utuntu tw'utunyanga nikorera, urumva, mu bucuruzi hakabamo utuntu tw'ubuforoderi n'uduki twamaga amafaranga. Ninjya rero nindundukira mu murimo w'Imana nzakena. Rero bigatuma nanga kujyayo. Rero Imana kuko idusha amaboko, inzara ku mbaraga inkubitisha inzara, inzara irankubita. Ndabyibuka rimwe inzara igeze kunkubitira hariya mu isoko rya Kicukiro. Sanga aho umudamu acuruza ibijumba, nshaka kumusaba ikijumba cyo kwikenya Nepo, ngira isoni. Mbona ahantu hataka akajumba gatoya k'inkondo, ngakubita ishoti ikagwa mu muhanda. Nongera ngasangayo ngatera ishoti nanone ikagwa mu ishyamba rya Etoja rihari, ubu barahubatse. Ndagagenda ngasangamo, ndagahungura, ndicara, ndagahekenya. Ndigwikenya ka kajumba, none ndananirwa n'umunaniro n'iki, ndaryama. Ndyama mu ishyamba rya Eto. Urumva, nanyweye amazi, nahekenyera cya kijumba, ndarota ijwi ry'Imana hasi. Birambwira ngo na n'uyu munsi ntabwo uremera kunkorera. Ndabwira Imana ngo Mana, nuramukungire neza ukantabara, ukama ibyo kurya, byewe urokama amafaranga 30, nkaba nagura agakombe k'ubushera, kuko ubwa 50 bugurwa n'umukire. Mana nzagukorera, nzagushima, ungire neza ukankora igitangaza, ukame isana y'ibirayi nkabirya nkahaga. Mana nzagukorera, ungire mbigira imihigo aho ngaho kubw'urukundo rw'Imana. Imana ivana mwaho ngaho. Muri uko nguko niho Imana muri iyo minsi yangendereye, ikoresha umuntu amafaranga 1,250. Ngiye kujya kuguramo ibyo kurya, Imana irambwira ngo oya wijya kubiguramo 250 kitarenga. Imana irambwira ngo genda ujye mu isoko igikondo mu Butare ugure bodaboda z'1,250. Ndagenda ndazigura. Muri uko kugura izo bodaboda maze kuzigura, Imana irambwira ngo rero mu byo wasabaga harimo n'inkweto, ndaziguhaye. Ndizo ndaziguhaye, tangira ugenda uvugira. Aho ngaho rero niho natangiye ngenda mvugira Imana, urumva, bitewe nuko nasaga. Nta n'uwari kuntumira mu rusengero. Ntabari kuntumira mu rusengero, kuko hari igihe uhinduka waranakijijwe, ariko abantu ntibajye bemera yuko Imana iri kumwe nawe. Hari n'igihe ujya mu rusengero abantu bakareba imyambarire yawe n'ubuzima bwawe, ntibaguha agatuti, nyamara Imana yagutumye. Noneho rero ngewe ntabwo Imana igeze intuma mu rusengero. Icyo gihe ahubwo yantumye kugenda mvuga ubutumwa mu muhanda. Nkagenda mvuga ubutumwa mu isoko, nkavuga ubutumwa mu muhanda, ahantu hatandukanye. Nkagenda mvuga ubutumwa mu isoko. Noneho mwaho ngaho Imana, mwaho ngaho ndabyibuka igihe kimwe Imana yantumye kujya kuvuga ubutumwa hariya mu isoko ry'ahantu muri Banyahe. Ngezeho ni hari muri Remera muri Banyahe, bari batarahimura abantu, isoko ryari hari ryahoze ahantu gana haruguru, abahati barahazi, hari umunyinya
bari batarabimura hepfo, baje hariya kwimura abaturage, isoko ry'isiga riri hepfo ku gishanga, ariko mbere burya agasoko kahoze haruguru ahantu hari umunyinya. Aho ngaho rero nagiye kuvuga ubutumwa Imana yari yanyohereje. None ngezemo ndibaza ngo mbese Imana yanjye ndabigenza gute? Ndavuga se ndatera haleluya, nibyo mu rusengero nibwo abantu bagupinga bakureba, se ndatera haleluya, ndavuga ngo umwami Yesu ashimwe, se ndabigenza gute? Ariko uburyo Imana niyo guhagurutse uzinde mbere ya byose kugenda mbere y'ijwi ry'Imana, ahubwo uzagenda Imana yakohereje, iyo ugutumye wagendanye nayo iguha ibihamya. Niko rero nageze aho ngaho mu isoko, nza kubona umuntu wari umaze iminsi mbese w'ikimuga, ijwi rirambwira ngo musengere. Ndamusengera, maze kumusengera Imana iramukiza. Imaze kumukiza arahaguruka agenda n'amaguru ye, agenda n'amaguru ye. Ariko kugira ngo bisobanure neza, iyo tujye dutangwamo tujye dusobanura neza kugira ngo two guteza urujijo mu bantu. Ntabwo yari yaravutse ari ikimuga, ahubwo yaje kumuga arakuze bitewe n'imbaraga z'abademoni, amaguru arikunja arihinahina. Ibyo mbese yarabimaranye imyaka 9. Uwo muntu Imana yamunyereka irambwira ngo musengeye arakira, y'amaguru ararambuka. Amaze kurambuka none atangira kugenda, kuko abantu bari bamuzi agenda muri iryo soko. Noneho bamubonye abagurishaga arahagarara, ari ubu wapfunduraga amafaranga ku gitenge ngo yishyure arahagarara, arakuraga mu isakame ngo yishyure aho ari kugura ikintu arahagarara, bose barahagarara. Noneho Imana yambwira ngo ngaba abantu ndabakugabije, none tangira babwira Imana. Nibwo rero natangiye mvuga Imana, abantu barahindukira bumva ubutumwa bwiza. Undi munsi nibwo Imana noneho yantumye hariya mu Gatenga gusengera umuntu wari ufite uburwayi bwo mu mutwe, yari umusazi icyo gihe. Kandi iyo mvuga ubuhamya njye mvuga n'amazina y'abantu. Yitwa Mbonabandi, yasengeraga kuri ADPR Gatenga. Icyo gihe yari yarasaze, noneho yarasaze bigezaho n'umugore n'abana icyo gihe bamutamuze barigenda bitewe n'ibisazi, mbese babona ko azabagira nayo mu nzu. Noneho Imana intumyeyo, ndavuga ngo Mana yanjye nindamuka ngiye Mbonabandi akanigira muri iriya nzu, ndabigenza nanga kujyayo. Imana inteza uburwayi bw'ikirenge, njya kwivuza kuri Centre de Santé ari Gikondo, noneho ndipfukisha bandi nkajya ngenda acumbagira. Noneho nibwo Imana yaje kuntuma umuhanuzi. Imana tugiye neza, inuma y'umuhanuzi irambwira ngo uburwayi bwawe ku kirenge ntabwo buzakira, ni igihano, ni akanyafu k'Imana kuko wanze kujya gusengera umusazi nakohereje. Noneho rero aho ngaho nazi kugenda kumusengera ndi muzima, njyayo ncumbagira, ndagenda ndamusengera, namusanze mu nzu, ndamusengera, imbaraga z'Imana ziramukiza. Imana yamukiza, amaze gukira aba muzima. Ubwo yari amaze gukira rero abaye muzima, nkora n'amafaranga mu mufuka. Imana tugiye neza, nari mfite 100, haciyeho iminsi 100 ndayamuha kugira ngo arebe icyo agira gute yiramiza cyo kurya. Ariko nimuseke munatanga icyo afite, naho wanyu tazijyanye n'ubushobozi bwanjye. Umufuka wanjye imbere n'inyuma nari mfite amafaranga 100. Ayo 100 nari mfite niyo namuhaye, yaguramo bombo, yaguramo shikareti, niyo namuhaye. Ndangije ndagenda, kandi ngenda nubwo namuhaye iryo 100 nari mfite urugendo ngiyemo ikabuga. Icyo gihe uwo munsi nahise njyayo n'amaguru. Imana tugiye neza, nkorera Imana. Rero aho ngaho Imana niwe atangiye kuntinyura, itengera kugenda inkoresha bya bitangaza mwagiye mubona hirya no hino mu biterane. Aho ngaho rero niwe natangiye kugenda, Imana yamaze kugenda nanone ntinyura, ngenda nziguruka ahantu hirya no hino. Rero nibwo iryo zina naho ngaho ryahereye ko biza, nitwa Kavuza Nduru gutyo, kuko nabwirizaga mu masoko, mu mihanda, atari mu nsengero. Kavuza Nduru naho ryavuye. Urakoze cyane. Ibyo byose umuntu wabyibazagaho ubituvuriye imizi. Ariko naho akandi kantu abantu bahita bibaza, bakwibaza ati none se nyuma y'ibyo bintu waje kugira umugore, nyuma y'ibyo byaha by'ubusambanyi wabagamo, icyambere muri ibyo byaha by'ubusambanyi nabagamo, nta mwana negeze mbyarayo. Ahubwo Imana yaje kuzangira neza,
inkora igitangaza, kuko nari narakijijwe, Imana umukobwa turakundana, noneho turangije dukora mariage, ndashyingirwa, ndasezerana mu itorero rya ADEPR Pentecote. Ubwo rero uyu munsi umugabo ufite abana 6 n'umugore. Yego, Imana ishimwe cyane. Nshuti muvandimwe duteze amatwi, rero ushobora kuba wibazaga aho iryo zina ryaturutse, impamvu turivuga, yabidusobanuye kandi wumvise ko bitandukanye n'abo bandi. Hari ababyise kuko babonye ko hari, kuko uzi ko hari agasozi kakwitiriye, ariko ndabizi n'uyu munsi bavuga ngo kwa Kavuzanduru. Oya, hari umusozi na n'uyu munsi ndabizi, imyaka myinshi cyane ko bavuga ngo kwa Kavuzanduru. Oya, ndabizi. Hari n'igihe rimwe umushoferi umwe yantwaye anjyanye ku rusengero, noneho ugasanga nk'umuntu ajambaza akambwira ati ese Kavuzanduru n'uwe, nubwo nta Kavuzanduru uzamunyereke, Kavuzanduru mbese ahantu hose, kuko iryo zina rirazwi. Ndangije ndamureba, simubwiye ko ari jyewe, nzamukwereka, nimubona nanjye nzamukwereka. Rero ako gasozi karanyitiriwe, byo ndabizi, hari agasozi kanyitiriwe kwa Kavuzanduru, kandi bayita kwa Kavuzanduru, nta n'ikibanza mpagira, nta n'ikibanza agira mu mujyi wa Kigali, nta n'inzu, ariko ibibaza agasozi kanyitiriwe. Urumva nyine byose n'imirimo y'Imana kugira ngo igushyikire muri murimo. Reka tuvuge ngo rero Imana y'amahoro gukomeze mu bihe nk'ibi ngibi, kandi twabwiraga bano bantu kugira ngo bamenye umukozi w'Imana turi kuganira uwo ari we, ndetse ariko turifuza yuko ubuhamya no tuzafata umunsi tukaburambura neza, ukaduha ubuhamya bwawe neza, bakamenya n'umuhamagaro wawe ukomeze. Siko bimeze? Reka tuguhe rero umwanya utugezeho, umwanya ukoreshe neza, utugezeho ubutumwa Imana yabashyize ku mutima wawe. Imana y'amahoro, Imana ikiranuka, ubire mwiza gutegereje bose. Uyu ni umukozi wa Kavuzanduru, gabwaye umukoresha imirimo y'ubutwari. N'uyu munsi nongere umukoreshe kandi umwuka w'Imana mushyikire mu izina rya Yesu Kristo, ahanure abwijwe na mwuka w'Imana, amugote kandi amukoreshe ibyo twari mu gihe nk'iki ngiki. Abazabyumva byose bose bazahimbuke kubw'ijambo agiye kubabwira mu izina rya Yesu. Amen. Imana tugire neza, Imana imujibane natwe. Igihe kimwe Imana ihamagara Mose, biramubwira ngo ngutumye kuri Farawo. Ngutumye kuri Farawo, ugende ugiye gukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Imana tugire neza. Mose abaza Uwiteka ati mbese nindamuka ngezeyo ko nzi ko Farawo atazemera, ndabizi neza ko Farawo atazemera, ningirayo nzamubwira ngo iki? Imana iramubwira ngo uzamubwire yuko ndiho yakuntumye. Imana tugire neza. Ndashimira Imana ko n'Imana ubwayo ni Imana ifitiye icyizere, ni Imana ifitiye icyizere. Arangira arabaza ngo mbese nindamuka ngo yongera akambaza ngo ko nasobanukiwe nzamubwira ko ndiho arinde. Iramubwira ngo uzamubwire ko nitwa Uwiteka Imana byose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana tugire neza. Rero Uwiteka waduhamagaye yifitiye icyizere, Imana waduhamagaye yifitiye icyizere. Ni Imana imbaraga, ni Imana urukundo, ni Imana ubutware, ni Imana igira neza, ni Imana ishobora byose, Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana ikiza. Izina ry'Imana mu ijuru nirihabwe icyubahiro. Uwiteka himbazwe rero, Uwiteka abane natwe, Uwiteka himbazwe, atugire neza. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana. Dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, dusanga mu bice byaho 13. Turasoma umurongo waho mu bice 13, turasoma ku murongo waho wa 25 tugeze 28. Aravuga ngo nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? 28. Ati umwanzi ni we wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati none urashaka tugende kururandura? Imana tugire neza. Kongeye dusome Mariko 11 murongo waho wa 22. Imana tugire neza.
Mariko 11:22 havuze ngo iki? Haravuze ngo ariko Mariko nari nibeshye nasomye muri Luka, ahubwo dusome 11 muri Mariko umurongo wa 22 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. 15 umurongo wa 13 muri Matayo nanone niho dusoreje. 15 umurongo wa 13 muri Matayo niho dusoreje. Aravuze ngo Petero aravuze ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Imana tugire neza, Imana mwishimire bane natwe. Amen. Tumaze gusoma amagambo y'Uwiteka Imana, Yesu ari kumwe n'abigishwa atangira kubaganiriza ababwira by'ubwami bw'Uwiteka Imana, ababwira yuko ubwami bw'Imana abigisha ku by'ubwami bw'Imana, abacira umugani, atangira kubacira umugani. Arababwira ngo hariho umutware yohereza abagaragu be ngo bajye mu murima guhinga, kandi baragenda barahinga babiba imbuto nziza. Bakimara kubiba imbuto nziza, ariko igihe kiragera ngo cyo gusarura, bajya gusarura, ngo ariko bakigera mu murima basanga harimo imbuto nziza, ariko basanga harimo n'urukungu. Bagaruka badasaruye, babwira umutware shebuja bati none databuja, ko twabibye imbuto nziza, none tujye kureba tugasanga harimo n'urukungu, mbese rwavuye hehe? Imana tugire neza. Ngo umutware arabasubiza ngo umwanzi yaje abantu basinziriye, umwanzi niwe wakoze atyo, umwanzi niwe wagize atyo. Imana tugire neza. Ntabwo byakozwe n'umuntu, ahubwo umwanzi niwe wagize atyo. Ntabwo byakozwe n'umuntu, umwanzi niwe wagize atyo. Nibyo koko imbuto yabibwe ari imbuto nziza, ariko umwanzi niwe wagize atyo. Imbuto ari nziza, ariko umwanzi niwe wagize atyo, niwe wagize atyo. Wakeshi ujya kubona hari ibintu tugenda durwana nabyo, abantu benshi bakibaza inkomoko yabyo, ariko umwanzi niwe wagize atyo.